Twongeye kubasuhuza inshuti zacu, inshuti mudahwema kudukurikirana. Uyu mwanya tugiye kubagezaho amateka y'umwami Kigeli Ndahindurwa, umwami w'u Rwanda uheruka kuyobora u Rwanda ku ngoma ya cyami. Uyu mwami nta wundi ni Kigeli Ndahindurwa. Umwami Kigeli Ndahindurwa amazina ye bwite ni Jean Baptiste Ndahindurwa. Ni umwe mu bami b'ingenzi mu mateka y'u Rwanda. Yabaye umwami wa nyuma w'u Rwanda mbere y'uko ubutegetsi bw'ingoma ya cyami buhirima. Dore bimwe mu by'ingenzi ku mateka ye. Kuvuka n'ubuto. Umwami Kigeli Ndahindurwa yavukiye i Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda ku wa 29 Kamena 1936. Yari umuhungu wa Yuhi V Musinga na Mukashema yakurikiye mu muryango w'ubwami. Ahabwa uburere bwa Kinyarwanda ndetse n'ubujyanye n'idini ya Gikirisitu. Yakomeje amashuri ye mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yize ibijyanye n'ubuyobozi n'umuco wa gikoloni. Kuba umwami. Nyuma y'urupfu rwa mukuru we Mutara III Rudahigwa mu 1959, Jean Baptiste Ndahindurwa yimitswe kuba umwami w'u Rwanda ku wa 28 Nyakanga 1959. Afata izina ry'ubwami rya Kigeli V Ndahindurwa. Yari afite intego yo gukomeza umuco gakondo w'u Rwanda no kurinda ubusugire bw'igihugu. Icyakora ingoma ye yahuye n'ibibazo bikomeye by'ivangura ry'ubutaka, amacakubiri ashingiye ku moko n'imyivumbagatanyo yari yaratejwe n'ubukoloni bw'Ababiligi. Ihirikwa ku butegetsi n'ubuhungiro. Mu mwaka w'1961 umwami Kigeli yakuwe ku butegetsi n'ubuyobozi bw'abakoloni b'Ababiligi ndetse n'abanyapolitike b'Abanyarwanda bashakaga repubulika. Icyo gihe yari yagiye muri Uganda mu ruzinduko maze asanga atakemerewe kugaruka mu gihugu. Nyuma yaho u Rwanda rwahise ruba repubulika ku wa 28 Mutarama 1961, ubwo umwihariko w'ubwami warangiraga mu mateka y'igihugu. Kigeli Ndahindurwa yahise ajya mu buhungiro. Yabanje gutura mu bihugu bitandukanye birimo Uganda, Tanzania, Kenya, Congo. Amaherezo akomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Virginia, aho yamaze igihe kinini. Amateka yaranze uyu mwami mu buhungiro. Mu gihe yari mu buhungiro, umwami Kigeli yakomeje kugaragaza inyota yo gusubira mu gihugu no guharanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Yabaye intumwa y'amahoro, akangurira Abanyarwanda kwirinda amacakubiri no gushyira imbere ubumwe n'ubwiyunge. Yashimangiye ko yiteguye gusubira ku ngoma nk'umwami mu gihe byaba bikozwe mu buryo bunyura Abanyarwanda bose. Yo kumwima amahirwe yo kugaruka mu gihugu nubwo yagaragaraga nk'umuyobozi w'ubumwe. Urupfu rwa Kigeli. Umwami Kigeli Ndahindurwa yapfuye ku wa 16 Ukwakira muri 2016 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite imyaka 80, nyuma y'impaka ku hantu yashyingurwa. Yashyinguwe mu Rwanda mu cyubahiro gikwiriye umwami i Nyanza mu mwaka wa 2017. Ibyaranze umwami Kigeli Ndahindurwa mu gihe yari akiriho. Yari umuyobozi w'umunyamahoro wiyemeje kurwanya ivangura n'amacakubiri. Yari umuntu wicishaga bugufi nubwo yari umwami, akabaho mu buzima bworoheje mu buhungiro. Yakomeje gushyigikira umuco gakondo n'ubumwe bw'Abanyarwanda kugeza ku rupfu rwe. Umwami Kigeli Ndahindurwa asigaye mu mateka y'u Rwanda nk'umwami wa nyuma wagize uruhare rukomeye mu kugerageza
ihuza gakondo n'impinduka z'amateka y'igihugu. Dukomeje cyane tugiye kubabwira ibintu umwami Kigeli Ndahindurwa yakundaga kurya. Mu bivugwa ko yakundaga kurya cyane cyane harimo ubushera. Ubwo ubushera ntabwo baburya barabunywa. Iki ni igikoma cy'ibigori cyangwa amasaka cyakundwaga cyane nk'ikinyobwa kimeze nk'umugati w'u Rwanda. Icyo ni icya mbere yakundaga. Icya kabiri ni isombe. Isombe ndakeka ntawe utayizi. Ibishyimbo n'ibirayi byategurwaga hamwe n'ibibabi by'imyumbati bikaranze mu buryo bwihariye. Icyo ni icya kabiri yakundaga. Icya gatatu ni ibihaza. Ibihaza byo mwese murabizi byatekwaga cyangwa bigakarangwa kandi ni bimwe mu biribwa gakondo byari bikunzwe cyane n'Abanyarwanda muri rusange. Icya kane ni umutsima w'amasaka cyangwa w'ibijumba. Umutsima ni ikiribwa cy'ingirakamaro kandi abami benshi bakundaga kurya ibyo bikomoka ku bihingwa gakondo. Nubwo hari ibyo atakibashaga kubona mu gihe yari mu buhungiro, yageragezaga kwibanda ku biryo bifite aho bihuriye n'umuco n'ibyinjiza imbaraga, bigaragaza umuco we n'ubuzima bwe bw'umwimerere. Tugiye gukomeza tubabwira ahantu umwami Kigeli yagiye. Dukomeje kubabwira ahantu umwami Kigeli Ndahindurwa yakundaga gutembera. Umwami Kigeli Ndahindurwa mu gihe yari umwami w'u Rwanda n'igihe yari mu buhungiro, yari umuntu ukunda gutembera ahantu hafite umuco, amateka n'ubwiza karemano. Nubwo amakuru menshi atagaragaza byimbitse ahantu yakundaga cyane cyane, hari ahantu hagaragara ko ashobora kuba yarakundaga gutembera hagendeye ku buryo yari umuntu wubaha umuco w'igihugu cye n'uw'ahandi. Mu Rwanda aho yatembereye hari Nyabugogo. Iki ni kimwe mu bice byegereye umurwa mukuru Kigali kandi hamenyekanye cyane nk'isoko y'ubucuruzi n'amateka. Nk'umwami ashobora kuba yarakundaga gusura ibice nk'ibi by'ingenzi mu gihugu. Kigali, Nyanza. Nyanza yari ahantu h'ingenzi mu mateka y'ubwami bw'u Rwanda kandi nk'umwami ni ahantu yari afite urukundo. Parike y'Akagera cyangwa iya Nyungwe. Nk'umuntu wakundaga ibyiza bya Kinyarwanda, ibi bice bishobora kuba byaramushimishaga kubera ubwiza karemano n'inyamaswa zaho. Aho yakunze gutembera mu buhungiro. Mu gihe umwami Kigeli yari mu buhungiro mu bihugu bitandukanye harimo Congo, Uganda, Tanzania na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakundaga ahantu hafite umuco n'aho yakirwaga n'Abanyarwanda baba mu mahanga. Amatorero y'Abanyarwanda. Aho yari abonye iminsi mikuru cyangwa imihango ya gikirisitu cyangwa iya Kinyarwanda nk'ubukwe n'ibirori, yari amahirwe yo guteranira hamwe n'Abanyarwanda. Amatorero ya Kiliziya. Nk'umuntu w'umunyakuri mu idini ya gikirisitu by'umwihariko Kiliziya Gatolika, akenshi yasuraga insengero n'ahantu ho kwiyumvamo amahoro. Muri Amerika, Virginia. Umwami Kigeli yamaze igihe kinini mu buhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane muri Leta ya Virginia. Ni ahantu yari atuye mu bwiyoroshye kandi yakundaga kwifatanya n'Abanyarwanda baba muri icyo gihugu mu gihe cy'ibirori n'iminsi mikuru yo kwibuka cyangwa gusabana. Ibikorwa bye byagaragazaga ko aho yajyaga hose yakundaga kwibanda
ku gushimangira umuco nyarwanda no guhuza abanyarwanda bari mu buhungiro. Ngayo nguko ngibyo amateka make, amwe mu mateka aranga umwami Kigeli Ndahindurwa. Ukeneye kumenya andi mateka yaba ay'ahantu, yaba ay'umuntu cyangwa n'undi mwami, watwandikira ubutumwa bugufi cyangwa komenti, ubundi ukatubwira ibindi twazakuganiriza ubutaha. Murakoze, mugire amahoro ya Nyagasani, ibihe byiza kuri mwese.